Nzahora ndara nkora buri gihe. Ngaho umugore nawe ni icyorezo kiraho. Ndava gupagasa nkapagasa no mu buriri. Ahubwo rero iki kigore reka gifatiranye hakiri kare kitaragera hano. Bashyire ziriya mbuto azirya hakiri kare kitaragera. Kibazo kugenda niteguye. Yego gisayo wayivanamo nkagenda niteguye wese. Kariya kana ngomba kugasigasira. Muhereze utubuto. Niyo mpamvu namwiyegereje hano kugira ngo anyizirare. Kuko ushobora kugenda hariya hanze nkahura n'ibishyuhaziko bikambeshya urukundo nkarubaha, narangiza ubundi nkasanga ntahanye ibyorezo, nkateza imyiryane mu muryango wanjye, muzaniye sida, imborogo, cyane cyane imitezi. Abari hanze hariya yewe hari umuvandimwe uramotipe ibintu byamubayeho, ariko ngewe ntabwo nabyinjiza muri uru rugo iwanjye kuko we yohejwe n'inzoga, ariko ngewe bikorana ubwenge. Ikamushyire zino mbuto azirye. Uyu munsi agomba kumpa, agomba kongera akama nka papa w'umwana we umutunze. Twese singeho batonze ra, agomba kuma. Na rwa kofi rwagiye, uru rugo ni nge nawe. Uzijyanye he? Kukubaza izi mbuto zijyanye. Usanzwe uri imbuto hanze basi mbimenye. Makofi naregiye kuzirya. Warugiye? Wambaye umeze uko? Utarakaraba no mu maso? Urabona afite ngonora ariko. Twumvikana. Ntabwo numva ukuntu wafata. Umuneke iki byose urapanze imbuto urikoreye ujyanye, ariko kandi nutambwiza ukuri turabipfa. Iki cyo turagipfa pe. Rero izi mbuto naregiye kuzirya. Nge numva gashonje kuko nabona gutinze. Nge nabona ukuri bisaba iki? Kuvugisha ukuri bisaba iki? Imbuto nizigomba kuribwa abantu, ariko sibyo ni imbuto ntabwo bazirya bagenda. Papa Kofi mbwiza ukuri, iki cyo tutagipfa. Oya none ndananiwe pe. Uzi neza aho nari nagiye, mbabarira umbwiza ukuri. Reka nkubwize ukuri, reka nka ukuri rwose. Urabizi hano ko dufite umubyeyi, urumva umubyeyi wenda kwibaruka. Akeneye imbuto nk'umubyeyi kugira ngo umwana azave basa neza. Ntabwo ukeneye akuzukurura gasa neza.
Ako kazi wagafashe kuva ryari? Ako kazi wagafashe kuva ryari? Kuva cyagihe biba. Uzi n'ikindi? Biba. Mpereza hano. Mpereza no tudapfuza. None se. Mpereza hano. Ako umuntu azakora iki? Ngiye nshinzwe kugura umugore wawe. Cyangwa uri kuyobya uburari. Wibwiye ko mbyibagiwe. Kandi abagabo mwibagirwa vuba. Niki nakora ngo nkwihanganire? Ahubwo nta nubwo byarangirira hano. Reka nkwereke. Obabo wakigorewe nako. Ariko ibyanjye nawe, ariko uziko bigiye no gusubirwamo. Niko wacyohewe. Kekeva gondogoso. Uva nkwereke noneho. Ngiye kuzibatera. Urumva? Muwazibaterereje. Urumva? Washana we kikigore. Rekaze nkwemeze wanyana imbwa kazi we ziba kazi Mana nijamanite kuri telefone niba uyafiteho kuri phone shaka gukubitira vie kabisa shake nitese zo guhamagara vie barambwiye ko niteze afite amafaranga kandi jewe do nibisazi nakintu mba nibeyo gambya namba zawe se bro andika kabisa ruka nani nibi tsengere hano setinga shafi ngo ningagari ngo yaragaze kabisa 810 ibindi 0 kabiri yes gatatu urabona kabisa kira mukore ngari no tugiye kugera muri iyi minsi mikuru n'iki nararabuje n'iki kare ningagari afite gukafita twebwe tunwana naratusajije ibintu byaranze none ufite ntajya afata phone kanongere mukubire no abandi bana abagiye nk'abagiriye ko ariko ndashaka kuzamwinjirira ndi kubipanga jewe nkaperereza n'ahantu tuye kare namwinjirira kabisa wanagiye ubipanga ugenda umurago mu kinyarwanda afata phone kabisa nagari gufata phone najya mfatorega n'ubu ase byagenze bite man twebwe urabona biba byaranze none ufite ibintu kagari baba bamama kabayeho gusumbuza ubuzima baba bamama ibyo birandaga nuko nyine ni ibibazo nyamugore ko yambereye icyorezo umva nta mugore umurimo ni igicucu mwana ariko reka nkubaze kuva na kera ntago bizi ko imfizi itimirwa hoya ariko ni gute umuntu yubatse urugo rwe ararusigasira arugira neza rurakura icyo bundi nzanye kikambuza kwiterera abana inda ubwo urabona Imana iratubwira ngo twuzure isi ubwo se nzabata mu musaranira nk'aba bandi arewe oya petit frère ngira inama nawe amafaranga yego si menshi ariko nayo afite arahagije none se niba mpamba hari n'igiceri bazashyiramo reka babyare mbatunge none ahubwo rero umva nkubwire rwa rugore rungeza aha urumva
Huja no kuri kw'Imana ngira inama rwose. Sizo uburyo nabikubwiramo angeza aha. Ariko shaho nirongoreye inkuba yewe mumushimagiza rwose ngo ni igitangaza ngo ni marayika Gabriel yewe ni ukuzimu yewe we nirahuriye umuriro nirahuriye umuriro nukuri kwima ayo wewe ahubwo Imana izatwika iki ko yankongoye byarangiye yewe petit frère nicyo ngukundira ongira inama nkirukane nyine niterera abana batwenda urabona rodashaje rwarohanya urashaka kuntera rubaga Imana ngewe nta mitiweli nkishyura ngewe wapi oya cyaramombeje reba nk'ejo bundi tugurishije naho twari turi aho tuguze nta kibazo nuva gusenga nta kibazo turajya mu misa ya gatatu nta kibazo oya turajyayo da turajyayo gusenga wakomeje ukamuvugisha ibyo wamuvugishaga ko byose nabyumvise tugiye guhabwa amasakaramentu urugo wakoze amazu baterana none ugeretseho no kunteranya n'umuryango w'iwanyu papa Kofi niki nagukoreye niki nakoze papa Kofi niki nakoze umoyici ko nkubanga gukunda mugabo wanjye niki gitumye nenguha Papa Kofi niki nakoze papa Kofi wamvuye ariko ubundi kuko ariko uru rugo ubundi nta badayimoni yateye hano n'ibiki koko ese ubundi ayo marira n'ayiki koko muziki papa Kofi niki nakoze mugabo wanjye basi nzagisabira imbabazi kuki udashaka ko twubaka papa Kofi ibuka ibihe byanjye nawe papa Kofi kunsuzuguza abakozi utangiye no kunyubahuka ko kunteranya n'iwanyu ko nkubahaweho wanyubashye ndeka ariko ubundi wa mugore sigaho mugore sigaho bitakubera bibi papa Kofi genda guturika hano kuva nagera hano kuva nabana nawe n'ibihombo gusa ibihombo reba hari ahantu twateje wagira ngo twateze cyamunara aho kugira ngo garuza amafaranga yanjye ahubwo agenda asubira inyuma hejuru yawe niki nabikoze hejuru yawe nakoze iki niki nakoze n'uye ejo bundi noneho hari ibintu n'ibishakwa ongera unkunde ninjye wawe papa Kofi mbabarira ese kuba ntarabyaye undi mwana kurikira Kofi sinjye ubisaba Imana ibitanga kubera iki nicyo ni ikintu kimombya kikamombya reba igihe nakwibuka ibintu nakutayeho nasoni umva aho bigeze aho kugira ngo twicaranire hano nkwice cyangwa nkunyice ndahava cyangwa nawe uhave ndanzuye ibintu n'ibi bibiri ndahava cyangwa uhave ndakura cyangwa ukobetse ubu ndacyajije amashinga we supporto we
iyo nakigagaza hose cyakari yari kunyica reka njye kunyara ubwoba gusa mana y'isi hejuru ndagikize kiriya gihanya hari hagiye gushya ayiwe mana we mbega ukuntu nihagazeho nanenyariye mbega umugore ndagukize ubu noneho nigatanya ngomba kubabyara kuko ndabaruhira mbakorera ikindi gisiga kigaramye kiri koza ibirenge kiri kuca inzara atoke ikitabuze mu rutoki ni amakoma gikingiye ndababyara